Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Venus Today. Uyu munsi noneho aka kanya kabaye i Huye muri kaminuza y'u Rwanda, se mu ishami rya kaminuza y'u Rwanda i Butare hahoze ari NUR cyangwa se National University of Rwanda. Umwana w'umukobwa rwose, cyangwa se ndabyibuze ni umukobwa iyo byose kuko nta mugabo ubyara umwana. Rero basanze agahinja ahantu mu nkangara ya puberi. Umwana rwose bivugwa ko amakuru atugeraho avuga ko yari umwana ugeze mu gihe cyo kuvuka. Umwana bavuga ko yari amaze kugera nko mu mezi 8, bamusanga yapfuye ari mu gakangara ko bashyiramo imyanda aho ngaho inyuma y'amacumbi bakunda kwita bengazi abamo abakobwa. Kuri iyi tariki ya mbere ukwezi kwa 12 rero bakaba aribwo basanze umurambo w'uyu mwana yapfuye. Bikaba biri gukekwa yuko nyine yabyawe n'umwana n'umunyeshuri umwe aho ngaho muri kaminuza y'u Rwanda yarangiza akamutama. Ni nyuma y'uko rero mu macumbi y'abakobwa ko muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye riherereye mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye hatoraguwe umurambo w'uruhinja rwahera mu gakangara kaminwamo imyanda. Birakeka ko ari uwamaze kumubyara akamuniga ubundi akamujugunyamo, kuko urumva umwana ungana gutyo w'amezi 8 ibyo byose yavutse aba ari umuntu mukuru, ashobora no kurira abantu barimo aho ngaho bakabasha kubyumva. Urumva rero umuntu wamubyaye ni umuntu wari yabyiteguye avuga ati uyu mwana ntabwo nzamubyara, nimubyara nzahita mwica. Ni ibintu yari yateguye rwose. Abantu bakavuga se ko ibinini bisigaye bigura makeya, gutuma umukobwa wiga muri kaminuza yemera gusama. Kuki niba yaramaze gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo muntu babikoranye ateguye kubyara, kuki atagiye muri farumasi ngo agure akanini ubundi ibintu abirangirize mbere y'uko biza? Abandi bavuga ati se none ko ibinini nabyo bidakora 100%, wenda bati nyine niba byanze niba bikora 90%, iryo 10% risigaye nyine ubwo ni gahunda y'Imana, bakaba bari ku mwana akabaho ariko ntumwice. Kwica umuntu wavutse buriya ibintu bizatuma abakobwa nyamara tuzajya tubatinya. Abakobwa tugiye kujya tubatinya pe. Naho umurambo w'uru ruhinja wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ubu tuvugana nyine mu masaha ya mu gitondo nibwo umwana yabonetse mu gakangara kamwe gashyirwamo imyanda cyangwa se puberi cyangwa iriya dustbin yo muri aya macumbi azwi nka bengazi. Aho babonye uru ruhinja rwitabye Imana bavuga ko rwasaga nk'urugeze igihe cyo kuvuka rwose. Abagereranya bazi ibintu by'impinja bavuga ko rwari rugeze nibura mu mezi 8, 7 gutyo. Ari umwana ushobora kuba yavuka akitabwaho akaba yakura. Uruhinja rwabonwe n'umukozi ushinzwe amasuku muri iyi kaminuza ubwo yari mu kazi ke gasanzwe ko gukora nyine amasuku, ari guterura imyanda. Nibwo yageze ku gakangara nyine kamwe asanga harimo uruhinja gutyo rwapfuye, niko guhita ajya gutabaza. Bamwe mu basanzwe bakora muri iyi kaminuza rero barimo bakora amasuku n'abacungira umutekano abanyeshuri bavuga ko bishobora kuba byakozwe n'umwe mu banyeshuri cyangwa se umwe mu bakobwa basanzwe biga muri iyi kaminuza uba muri aya macumbi, wakuyemo ubundi akajya kujugunya ruriya ruhinja muri iriya puberi. Urumva mbere yuko ajya kumujugunya yabanje aramwica, kuko uretse umwana ashobora kuba yavutse ari muzima, kugira ngo umwana atasakuza agahita amuniga nyine agahita amwica. Rero ibi bintu koko umwe mu bo babajije rero ni w'umusekirite niwe bavuze ati uriya mwana yari mukuru rwose, kuko we yanamubonye yakaba yanariza akivuka nk'uko nanjye nahoze mbivuga. Abantu bakabyumva. Igishoboka uriya mwana uwamwise yahise amuniga cyangwa se yahise amwica, yamubyaye ahita amuniga direct. Uyu usanzwe akora amasuku muri kaminuza y'u Rwanda rero avuga ko abanyeshuri bo muri iri shuri bahishirana ku buryo hariyo bashobora kuba bazi amakuru y'uwishyuye umwana cyangwa se kuba amubyaye ariko badashobora kuba bamuvuga. Bya bintu by'abanyeshuri byo guhishirana n'ubu ngubu nyine urumva ko bifite akazi gakomeye kugira ngo bamenye nyine abona umwana ninde cyangwa se umwicanyi ninde, uwishyuye umwana ninde. Ubwo nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda bahise bagera ahabonetse umurambo w'uru ruhinja kugira ngo izi nzego zitangire iperereza ryo kumenya uwakoze iki gikorwa cyangwa se iki cyaha. Mu gihe umurambo w'uru ruhinja nyine wahise ujyanwa mu bitaro muri CHUB. Ubwo ubundi bikurikiriye inkuru nyine turaza tubikurikirana gake gake turamenya icyaje kuvamo, ariko nyine hano murabona yuko abakobwa babiri bubi bose bahise babashyira hamwe bari kubakoraho iperereza nyine kugira ngo bamenye uwakoze iki kosa, uwakoze icyaha n'indi. Gusa abakobwa mwirinde ubusambanyi ni bubi. Dore ubu ngubu nyina wuno wishyuye umwana buriya agiye gukatirwa burundu ko yishe umuntu kandi yakaba yabyara umwana. Burya umwana wavutse buriya ntabwo ajya buri kintu kimurera pe, aho kugira ngo ubyare umwana umwice. Shamana yanjye sinzi icyo nakugiraho inama, ariko niba uri umukobwa wari ufite n'izi gahunda zo gukora bino bintu rwose umenye ko atari byiza. Ibyo byagera rwose birangira ari wowe bigizeho ingaruka ku munota wanyu. Ibibazo no kubyara umwana ugahita umwica amana. Umwana se shayi yavutse ko sosiyete ubwayo imwirerera. Uzi ni hari abantu bavutse benshi batigeze barerwa n'ababyeyi cyangwa famiye zabo, ariko bakaba bariho bameze neza n'abantu b'abakire muri iyi si ya none.
rero kubyara umwana ugatekereza kumwica ufite mind iciriritse rwose, ufite umutwe yaciriritse hatoya cyane hadatekereza kure. Niba utarakora subscribe kuri Venus Today rero nagira ngo ukore subscribe kugira ngo ibyo tuzajya tuvuga byose cyangwa komantere tuzajya dutera ku makuru ari gucaracara hanze aha bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. Niba kandi waranayikoze akaba ari ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ugeze kuri Venus Today, nawe tugira ngo tubwiye ikaze tukubwira ati mwarakoze ku nkunga mwaduteye, Imana ibarinde, ciao ciao nawe utaha.